ikaze kuri Ivy Scholars TV. Ndabashimiye mwebwe mwamaze gukora subscribe, kandi nawe niba utarayikora ndakwibutsa kubanza kuyikora, ugakora like, share ndetse na comment, so ukajya ubana natwe umunsi ku munsi, wibuka no gukanda kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho. Uyu munsi rero tubazaniye amakuru mashyashya yaturutse muri UR cyangwa se University of Rwanda. So general application ni kenshi abantu benshi baba bayitegereje, mwibaza ati se izaza ryari? Okay, bidatinze already itangazo ryamaze kuba rijya hanze rero, ryavuye muri University of Rwanda. So tudatinze niryo tuje kubabwiraho, ese muzaprayinga gute, bizatangira ryari, bizasoza ryari, nibyo rero nje kubaganirizaho kugira ngo mumenye amakuru abagezweho. So ikadutangirane n'itangazo ryacu. Nkuko mubibona kuri screen zanyu, murabona itangazo rya UR, haranditse ngo call for application for admission into undergraduate academic program academic year 2025-2026. So iri ni itangazo rero rihamagarira abantu mwese mushoze senior 6 ko mwaka applyinga University of Rwanda, ko ifite imyanya yanyu ibategereje. So rero kwa applyinga muzabigenza gute? Hari amategeko n'amabwiriza mugomba gukurikiza. Reka tubanze dusomere itangazo kugira twumve ese ni ibiki dusabwa, ni ibiki tuzagomba gukurikiza mu gihe turi kwa applyinga. Nkuko mubibona rero yanditse ngo University of Rwanda informs prospective applicants wishing to apply for admission into its undergraduate academic program to be offered in academic year 2025 to 2026 in all college. So muri make rero hano iravuga ati Kaminuza y'u Rwanda irahamagarira abantu bose basoje senior 6 babyifuza kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa mbere muri academic year ya 2025 kugeza 2026. Ubwo nibwo umwaka wa mbere uzaba usoje muri University of Rwanda. Muri college zayo zose zirafunguye. So barakomeza ngo that the online applicant system will be open from 16 June to 16 July 2025. So application rero ikaba itangiye ku itariki 16 cyangwa se irafungurwa ku itariki 16 z'ukwa gatandatu uyu mwaka, izarangire mu kwa karindwi ku itariki 16 uyu mwaka wa 2025. Murumva rero abantu muzaprayinga mufite igihe gito cyo kwa applyinga, gusa nanone ntabwo ari gito cyane, iki gihe kiba gihagije, baba bakigennye bakizi cyane ku kwezi ari kwinshi. Gusa nkushishikariza kwa applyinga mu ba mbere kuko biguhesha amahirwe yo kuba wafatwa mbere, cyangwa se uzirinde inkomane yo mu minsi ya nyuma ugasanga application yawe ntago ibaye submitted bitewe n'abantu benshi bari gukoresha system. So ndabashishikariza rero gukora hakiri kare kuko hari igihe system ijya yifunga kubera abantu benshi. Reka twikomeze n'itangazo ryacu. Hano bakizaho ese ni ibiki bikenewe kugira ngo mbe na kwa applyinga iyi kaminuza. Bavuze ati minimum entry requirements, cyangwa se ibintu byangombwa bikeya bikenewe kugira ngo ube wajya muri kaminuza. Minimum entry requirements specific to each academic program. So requirement rero ntago bazivugira hamwe, ahubwo bizaterwa na program wowe ugiye kwiga. So bavuze ati rero uri program ugiye kwiga, specific entry requirements bazishyizeho kuri University of Rwanda website yabo. So barongera ngo however the University of Rwanda academic program are very competitive my friend. Murumva ngo muri benshi cyane muzamukompese, cyangwa se muzamuri benshi muri kwa applyinga mushaka imyanya with limited places. Limited my friend, imyanya ni mikeya. Hence admission will be offered on the basis of applicants academic merits, performance in advanced level national examination or equivalent. Bitewe nuko imyanya rero ari mikeya kandi mukaba muzaprayinga muri benshi, bivuze ko bazafata abantu batsinze neza amasomo yabo muri national exam. So rero ubwo urumva abantu mufite amahirwe cyane, ni abantu mufite amanota menshi.
gusa nawe wagize amanota wivuga ngo ni makeya, never know, ushobora kugufata bitewe n'abantu basabye cyangwa n'abantu bashaka muri program wasabye. So wowe icyo usabwa ni ukubanza ukamenya se program byibuze ndi gusaba ese isabwa n'abantu benshi cyangwa se n'abantu bakeya, akaba ari byo ugenderaho nawe ukamenya ngo nzasaba ingiyi bitewe n'amanota mfite aya naya, kugira ngo nawe uzabashe kuba admitted. So hano rero hasi kuri kabiri hari guidelines for applications. Ese ni ibiki tuzagenderaho cyangwa se ni gute tuzaprayinga? University of Rwanda rero yagomeje kuyobora abanyeshuri ko bazagenda baprayinga, aho bazanyura, inzira bizanyuramo, kugira ngo hatazagira uwibeshya. Gusa mbashishikaza no kureba inzobere zimenyereye kwa prayinga zikabafasha. Natwe hano IV Scholars turabafasha. Ushaka ubufasha aduhamagare kuri izo nimero kubona kuri screen, tuzamufasha kwa prayinga nta kibazo rwose. Application hari abantu bakubeshya bazi kwa prayinga, guys make sure ko umuntu abizi neza. IV Scholars tugufitiye inzobere ziga muri kaminuza zimenyereye ibintu bya application. So nawe rero niba wifuza ko twazagufasha muri application yawe, twandikire kuri 078 26 16 425 kuri WhatsApp, he hose duhamagare turagufasha gukora application yawe. Icyo usabwa wowe no kutwoherereza imyirondoro yawe, ndaza kubaha na link mwashyiraho imyirondoro kugira nzabafashe mwaprayinga, kandi ndabizi ko muzabona kaminuza. Katubanze dukomeze rero turebe se n'umuntu uzi aprayingira wenda udashaka ko bamwaprayingira, hari guidelines agomba kugenderaho. Icyambere, applicants are submitted online. My dear friend, na hard universities zikenera ni online, byose bikorerwa. Urumva rero ko application yawe izasubmitingwa online kuri website ya University of Rwanda. Nkuko uri kuyireba hano ni wa3.ur.aca.rw, bivuze mu Kinyarwanda kugira buri muntu wese abyumve, cyangwa se ni www.ur.ac.rw. ubwo ndayizera ko mwese mubyumvishije ibisabwa hano kugira ngo muzakomeze kwa applying. So guidelines zirakomeje hano rero. Nyuma yo kugera kuri portal yabo cyangwa se kuri website, cyangwa wamaze kwinjira muri portal ya University of Rwanda, uzakirika nimba uri mushyashya, uzakirika hano handitse admission iba mugira ngo murayibona handitse admission mukinjira muri UR. So ahubwo uribaza hazaba hariho national applicant ndetse n'abazaba bavuye hanze na nation. Wowe nimba uri mu Rwanda ubwo uzahitamo muri national applicant, nimba uturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda rero nawe uzahitamo nation. Ubwo rero reka mbabwire ahantu habiri abo bantu bazaba batandukaniye. Kuri national na international applicant bizaba bitandukanye cyane, dore ko bo basabwa equivalent, namwe mugasabwa diploma cyangwa se ira certificate yawe. Ubwo rero nimba uri nation uzabanza urebe se nasoje ryari hano, dore ko n'abantu guhera 2012 kugeza 2024 bose bakoze basoje sina 6 bemerewe kwa applying. So international nabo bemerewe kwa applying, ariko bo bagomba kuzuza iyi myirondoro yayo biological information bazakora baciye hano kuri urubuga rwa e-filing. So reka dukomeze rero tubanze tubabwira ati se kwishyura bizagenda bite. Hari amafaranga 5,000 bishyura adasubizwa, iyo bigenda bite kwishyura rero. Reka tukomeze kuri guidelines for payments. Ariyo kwishyura ni mu buryo bubiri bwonyine. Ushaka gukoresha beka cyangwa se mobile money cyangwa se Airtel money bitewe na telefone ukoresha. So muri beka ni hose ni muri system y'urubuto pay, yaba ari mobile money yaba ari na beka, iyi ni system y'urubuto pay. So mbashishikaza ariko cyane ko mwajya kuri beka mukaba reference number yanyu mwamaze kwa applying bayibahaye, mukishyurira muri beka, cyangwa se ugakoresha telefone yawe ugafata amafaranga 5,200 renzo 200 yo bakata urubuto pay system yatwara. Hanyuma wowe ukagenda ukinjiramo ugakanda akanyenyeri 775
*5 urwego ugakurikiza amabwiriza ukishyura amafaranga, uhita ubibona ko wishyuye kuri University of Rwanda. So ndagushimire wanteze amatwi cyangwa se wabanye natwe. Ivy Scholars tubifurije amahirwe masa mu kwa-applyinga kwanyu, kandi muhumure bazabafata. Ntago biba bikomeye cyane, biba byoroshye, muhumure. Kandi nuzagira ikibazo azatubaze, azatwandikira WhatsApp tuzamufasha, ndetse namwe mushaka kwa-applyinga tuzabafasha nta kibazo. So murakoze rero kureba iyi video. Ni Ivy Scholars, mbibutsa gukora subscribe, share, comment, like nyinshi cyane kugira ngo n'abandi badacikwa n'aya mahirwe. Murakoze, salute.